maze tujyane tujye kwakira Ishimwe Vestina ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nuko ariko ndamuherekeza nari ndi mwiyerekwa, noneho turagenda tugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Marayika yari afite isiniya ngira ngo murayizi. Iyo siniya yari iriho ibintu bigeze kuri 7. Ubu butumwa bumaze amezi 8, buri kuri cano yitwaze amezi 8, ngira ngo bwanarebwe n'abantu batari benshi cyane, ariko numvishije umwuka w'Imana amata kugira ngo nongere mbugarure mu gihe nk'iki ngiki. Nabo mufitanye amasezerano harimo Murindahabirene, Marayika aramubwira ngo amasezerano mufitanye agiye kurangira kuko haje isezerano rishya ry'Imana. Ndagira ngo ibi mbibabwire mpagaze ku maguru abiri kuko njyewe nibyo nabonye. Marayika aramubwiye ngo nukuri ugiye kwinjira mu gihe cyo gukorana n'Imana, gukorana n'abantu, ukaragirwa n'abantu, ukarindwa n'abantu, ugacungwa n'abantu. Ibyo bigiye kurangiza manda, bigiye kurangiza manda, bishyirweho iherezo. Kugira ngo rero hari amasezerano menshi abantu baba bafitanye n'abandi, ariko iri sezerano Marayika aramubwiye ngo rigiye gusimbura andi masezerano yose ufitanye n'abandi bantu, kandi Imana izakurinda ndetse izarinda isezerano yagiranye nawe. Maze tujyane tujye kwakira Ishimwe Vestina ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nuko Marayika ndamuherekeza nari ndi mwiyerekwa, noneho turagenda tugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Marayika yari afite isiniya ngira ngo murayizi. Iyo siniya yari iriho ibintu bigeze kuri 7. Ibyo bintu byose uko ari 7, Marayika yagiye abihereza Vestina, akamuha kimwe akamuhereza ikindi, noneho avuga amagambo ngiye kubabwira muri iki kiganiro, ari nabwo butumwa nyirizina Imana yampaye ngo ngeze kuri Vestina. Kuri iyo siniya ubwo twari tugeze ku kibuga cy'indege, abonye Vestina ava mu ndege, noneho araza adusanga, noneho atugezeho Vestina, Marayika ahagarara imbere ya Marayika, nanjye nari ndi ruhande rwabo. Ngiye kubona mbona Marayika afashe yasiniye yari iriho ikaze ku Mubumbe TV. Tubashimire mwebwe mwahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, aho muherereye hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ku mugabane w'Uburaya, abari muri Amerika, abari muri Aziya, Afurika by'umwihariko, mwese turabakunda cyane. Tugushimire weho wamaze gukanda subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarakanda subscribe ukore subscribe, ukore like, noneho ibiganiro byacu hano ku Mubumbe TV bijye bikugereraho igihe. Kuri kamera nitwa Pastor Sibomana. Imana mwese ibahereza umugisha, turabakunda cyane kandi turabasengera. Mfite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ngeze ku muramyi witwa Ishimwe Vestina. Uyu muramyi ngira ngo muramuzi, ni umukobwa wacu, ni umukristo wacu, ni umuntu dukunda cyane kandi dusengera ku manywa na nijoro. Hanyuma rero y'ibintu byinshi bimaze iminsi bimuvugwaho, hanyuma y'ibihe bigoye anyuzemo muri iki gihe, muri ukwezi kwa 11, ubwo yari ari mu rugendo hariya muri Canada, we na Dorukasi bagiye mu ivugabutumwa. Hanyuma y'amakuru amaze iminsi acana hano ku mbuga nkoranyambaga, mu bihe rero byanjye byo gusenga, Vestina ntago nshobora kwibagirwa kumusengera kubera uruhare runini yagize mu kubaka imitima y'abakristo ndetse n'uruhare runini akomeje kugira mu ivugabutumwa. Musengera rero nk'umukozi w'Imana, nkamusengera nk'umuvugabutumwa mugenzi wanjye, kandi nkamusengera none nk'umwana nduta kuko nsagije imyaka 40, Vestina ari muri 20. Urumva n'umwana nshobora kuba mbyaye mu buryo bwabo bw'umubiri, bwabo bw'umwuka. Vestina n'umwana wanjye. Muri uko kumusengera rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba ku manywa cyangwa nijoro, mu gihe cyanjye cyo gusenga,
nagenderewe n'Imana impa ubutumwa bukurikira. Ubwo butumwa bugizwe n'ibintu birindwi, ni ibintu birindwi Imana yampaye ngo ngeze kuri Vestina. Ariko mbere yuko ngezaho ibyo bintu birindwi, ndagira ngo tubanze dusenge Imana, niturangiza gusenga nkomeze ntambutsa ubwo butumwa. Mana yo mu ijuru, Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, turagushimiye kuko nta kintu na kimwe uzakora utakimenyesheje intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Uri Imana igenderera abahanuzi bayo ukabayishurira kandi ukabatuma ku mahanga. Ndagushimiye rero Mwuka Wera abane nanjye kandi mushiki wacu ubutumwa nibumugeraho nawe azahimbaza izina ryawe. Abazavumva bose turabasengeye kugira ngo bazagira umutima wo kumusengera kandi binejeje bazishimane nawe, nibibabaje bazababarane nawe. Urakoze kubyumvise ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wakwibaza uti kuki uhabwa ubutumwa bw'umuntu ntubumusange ngo ubumushyire? Byarangoye, ngira ngo na nimero ya Vestina wenda nari mfite kuyihamagara igacamo biragoye, kandi niyo umuntu ari mu bihe nk'ibi ngibi hari igihe atitaba abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nakomeje gusenga rero numva mpatwa n'Umwuka Wera ko ubutumwa ngomba kubunyuza ahangaha kugira ngo kandi Mwuka yarambwira yuko buza mugeraho, Imana imuhereze umugisha. Ubutumwa bugizwe n'ibintu birindwi biteye gutya. Ngewe nabonye marayika aza, marayika aransanga angezeho, arambwira ngo nimuherekeze tujyane tujye kwakira Ishimwe Vestina ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nuko marayika ndamuherekeza, nari ndi mwiyerekwa, noneho turagenda tugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Marayika yari afite isiniya ngira ngo murayizi. Iyo siniya yari iriho ibintu bigeze kuri birindwi. Ibyo bintu byose uko ari birindwi marayika yagiye abihereza Vestina, akamuha kimwe akamuhereza ikindi, noneho avuga amagambo ngiye kubabwira muri iki kiganiro, ari nabwo butumwa nyirizina Imana yampaye ngo ngeze kuri Vestina. Kuri iyo siniya ubwo twari tugeze ku kibuga cy'indege, abonye Vestina ava mu ndege, noneho araza adusanga, noneho atugezeho Vestina, marayika ahagarara imbere ya marayika, nanjye nari ndi ruhande rwabo. Ngiye kubona mbona marayika afashe yasiniye yari iriho igi ngira ngo muraribona. Noneho irigi marayika arambwiye ngo nigi ryavuye mu magi bita amahuri. Amagi y'amahuri ngira ngo murayazi, ni ya magi inkoko iba iraririye. Noneho ryagi ararifata arihereza Vestina. Marayika aravuga amagambo akomeye, Imana niko yari ivuze, iravuga ngo uko nk'uko mubona mwiryi ry'inkoko ry'ihuri, iyi nkoko irituraze havamo umushwi umwe gusa. Ntabwo mu nkoko, ntabwo mwigi hajya habaho uburyo hashobora kubaho ngo igi rimwe ribe ryavamo imishwi ibiri, ntabwo byashoboka. Imana rero ambwira ngo mbwire Vestina yuko, marayika nyine niko yamubwiye, aramubwira ati Vestina uhumure ukomere, nk'uko mwigi havamo inkoko imwe niko uzaba umugore umwe w'umugabo umwe. Imana iramubwira ngo ntabwo uzaharikwa, uzaba umugore umwe kandi w'umugabo umwe. Niko ibintu bimeze, ntago mwigi hashobora kuvamo abashwi babiri. Marayika aramubwira ngo niko tutazemera ko uba umugore wa kabiri cyangwa uwa gatatu cyangwa se umugabo ugushatse, ntabwo Imana izemera ko akugerekaho undi mugore. Icya kabiri, ngiye kubona mbona kuri yasiniya akuyeho umugati munini mwiza arawumuhereza. Arangije amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo uyu mugati ni ubuzima, ni ubuzima, uyu mugati ni ubuzima. Ngira ngo hari indirimbo muri Gaturika bajya baririmba ivuga ngo umugati ni ubuzima. Marayika aramubwira ngo Imana
iguhaye ubuzima, irantumye ngo nze nguhe ubuzima. Kandi arangije aramubwira ngo nk'uko uyu mugati utabura kuboneka ku meza y'abantu bakomeye ndetse n'aboroheje, umuntu wese wakize, umuntu wese ugize amikoro, ku meza ye ntago bushobora kwira hatabonetse umugati. Nuko bisobanuye ko umugati ukundwa n'abantu bose. Niyo waba urwaye diyabete ujya wa wundi w'umunyu, niyo waba urwaye ibikubuza umunyu urya uw'isukari. Buri muntu wese mbese buriya arya umugati, niwo ugwaza umurwayi, umugati niwo uhendahenda abana, umugati niwo abantu bose barya mu gitondo. Mbese umugati ni ubuzima kandi ni ikimenyetso, ntabwo umugati ujya unenwa. Marayika rero aramubwira ngo nk'uko umugati ukundwa niko nawe Imana iguhaye gukundwa ndetse no kuboneka imbere y'aboroheje ndetse n'abakomeye. Bazagukunda, bazakwishimira, uzabaryohera nk'uko umugati uryohera abantu. Arangije kumuhereza umugati, nuko amuhereza urubuto rwa makadamiya rwari ruri kuri iyo siniye. Nitegereje aramubwira ngo uru rubuto rwa makadamiya uri kurubona? Vestina aramubwira ati ndi kurubona. Aramubwira ati rero urabona ukuntu urubuto rukomeye, uruhonze ntabwo warumena, ariko imbere muri uru rubuto harimo ibintu by'agaciro ndetse bivamo amavuta n'ibindi bintu bikomeye kandi bihenze. Aramubwira ati rero kuko uru rubuto rukomeye rukaba ntabwo inyoni yarumena ngo irurye, ntabwo ikintu n'umuntu ntabwo yafata makadamiya buriya ngo abashe kuyihekenya n'amenyo ngo bikunde. Aramubwira ati rero uko ubona iyi makadamiya ifite igihu gikomeye ku buryo utayikubita hasi ngo imeneke, ni ubudahangarwa. Marayika aramubwira ngo Imana iguhaye ubudahangarwa bukomeye ku buryo muri weho imbere harimo iby'ubugingo. Imana imuhaye ubudahangarwa, aramubwira ngo uhawe ubudahangarwa n'uburinzi bukomeye, nta kintu kizapfa kukuvogera kugira ngo kibe cyakumena ngo cyinjire muri weho cyangize ubugingo bwawe. Ni uburinzi. Bibiliya ivuga amagambo meza, iravuga ngo abantu Uwiteka ngo abundikirije amoya ye, kandi ngo hahirwa abafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ngo ni igihome gikomeye gikingira ubugingo bwanjye. Marayika rero abwira Vestina ngo Uwiteka akubereye igihome, nk'uko ubona iyi makadamiya ifite igihome kiyikingiye ku buryo niyo yeze igahanuka igumya kuryama hasi kugeza igihe nyirayo azaza akayijyanira mu ruganda, noneho imashini zabugenewe cyangwa se ibintu byabugenewe akaba ari byo bibasha kuyitonora, kuko inzara cyangwa amenyo y'abantu ntago byabasha kuyitonora ngo bigeremo imbere. Marayika aramubwira ngo ntabwo ibiriho ibyo wumva, ibyo ubona ntabwo bizabasha gupenetra ngo byinjire muri weho lele enema eze enestance, kuko Uwiteka arinze cyane ubugingo bwawe kandi bukaba bubaye ubw'agaciro nk'uko ubona iyi makadamiya imeze. Imana ishimwe cyane. Arangije arongera afata ikindi kintu cya kane. Ikindi kintu cya kane nabonaga akantu kameze nka esanseri. Muzabona esanseri uko ibimeze. Noneho mbona agashyize iruhande ye akamushyizemo, mbona akanze buto, amaje gukanda buto mbona ya esanseri iramuzamura ku rwego yamugejeje hejuru cyane, ahantu amaso yanjye atabashaga kureba, kuko nabonaga iyo gorofa ari ndende cyane ku rugero rukomeye cyane. Nuko ibyo ngibyo mu gihe nabyitegerezaga,
igihe nitegerezaga iyo esanseri nuko marayika aramubwira ngo ukubona esanseri izamura abantu ikabageza aho amaguru yabo atabasha kugera, bagakora kandi urugendo mu gihe gitoya, mu gihe amaguru yahagenda igihe kirekire. Aramubwira ngo Imana igiye kukuzamura kandi ikugeze ku rwego ruhanitse, ubundi ibihangano byawe bitakugezaho, ikugeze ku rwego rukomeye umuryango n'inshuti n'abavandimwe batashobora kukugezaho. Imana igiye kukuzamura ikugeze ku rwego ruremereye amashuri atabasha kukugezaho, ndetse n'umugabo mwashakanye atabasha kukugezaho. Kuko nabonaga icyumba iyo esanseri imuparitsemo cyari icyumba kiremereye ku buryo ngira ngo mujya mubona amahoteli, izi hoteli zikomeye avuga ngo ni hoteli z'inyenyeri 5, aho bavuga ngo harimo ibyumba ngo byo ku rwego rw'abaperezida, ibyo bita ngo ni VVVIP. ni ukuvuga ngo birenze VVVIP birumvikana. Nabonaga icyo cyumba esanseri mugejejemo cyari icyumba cyo kuri urwo rwego ku buryo abantu bashoboraga kugikandagiramo nk'aha mu gihugu cy'u Rwanda ari abantu mbarwa ushobora kubarira hano kuri iyi mitwe y'intoki zanjye ukaba utabaheza. Imana rero iramubwira ngo marayika niko nabonaga amubwira ngi nari mpagaze aho nk'indorerezi, marayika niko nabonaga amubwira aramubwira ngo uru ni urwego Imana igiye kuzakugezaho. Naritegereje ndareba, noneho mbona aho hantu esanseri imugejeje ntabwo hari esanseri zimanuka. Iyo washakaga kuhava nta nzira n'imwe yashoboraga kuhava, ntabwo byashobokaga. Nitegereje nuko marayika aramubwira ngo kandi kiriya cyumba Imana igiye kukugezamo, ruriya rwego Imana igiye kukugezaho, urabona ko nta nzira ihava ihari. Aramubwira ngo Imana irirahiye igiye kugushyira ku rwego utazacishwa bugufi, ntabwo uzacishwa bugufi. Hari amagambo Imana yabwiye Dawidi, iramubwira ngo ntabwo imbabazi zanjye zizava kuri Dawidi. Bivuze ngo Imana yari yirahiriye ihaye Dawidi umugisha ku buryo itazivuguruza. Muribuka ko ubwo Salomo yacumuraga ku Uwiteka yagiye kumunyaga ubwami, ariko Imana ibwira Salomo ngo ntabwo ndabikora ku ngoma yawe, kuko narahiriye Dawidi umugaragu wanjye ku mwana we ntazamunyaga ubwami. Ndetse igiye no kubunyaga Rehobowamu iramubwira ngo ntago nkunyaga ubwami bwose nubwo wancumuyeho wari ukwiriye gucibwa. Iravuga ngo ndagirira umugaragu wanjye Dawidi, noneho ndasigaza inzu 2 kugira ngo ijambo nabwiye Dawidi ryuko azaguma ku ngoma iteka ryose rikomere. Iri rero ni ijambo rikomeye marayika yabwiye uyu mukobwa, aramubwira ngo urwego Imana igiye kugushyiraho ntabwo ari urwego uzavaho, ntabwo uzacishwa bugufi, ntabwo uzamanurwa mu ntera, uzasaza imvi zirinde ziba uruyenzi ukiri ku rwego Imana yagushyizeho. Ntabwo uzacishwa bugufi, nubwo mu buzima hatazabura ibintu byo kugucisha bugufi weho Vestina no ndi kubwira, ariko ntabwo Imana izemera, nta muryango usohoka uri aho hantu Imana igiye kugushyira. Hari umuryango winjira gusa, igiye kuguha icyubahiro, igushyire ku rwego uzaberaho umugore mukuru, ukanahabera umukecuru, ndetse no mu bihe byawe by'ubukecuru ugakomeza gufatwa nk'umuntu ukomeye kandi wakomejwe n'Imana. Icyo kirangiye arongera akora kuri yasiniye, akuraho ikindi kintu cya 5. Naritegerezaga neza cyane, arangije arakimwa. Nabonaga icyo kintu cya 5 ari impeta, yari impeta nziza ibengerana. Arangije iyo mpeta arayimwambika. Amaje kuyimwambika aramubwira ngo iri ni isezerano wagiranye n'Imana, ni isezerano ugiranye n'Imana, kandi iri ni isezerano ry'ubufatanye muri ubu buzima urimo bw'umubiri. Imana izagufasha, Imana izakugirira neza, Imana izagukomeza, Imana izagushyigikira, Imana izagutera inkunga. Aranamubwira ngo kandi nabo mufitanye amasezerano
harimo Murindahabirene. Marayika aramubwira ngo amasezerano mufitanye agiye kurangira kuko haje isezerano rishya ry'Imana. Ndagira ngo ibi mbibabwire mpagaze ku maguru abiri kuko njyewe nibyo nabonye. Marayika aramubwiye ngo ni ukuri ugiye kwinjira mu gihe cyo gukorana n'Imana, gukorana n'abantu, ukaragirwa n'abantu, ukarindwa n'abantu, ugacungwa n'abantu. Ibyo bigiye kurangiza manda, bigiye kurangiza manda, bishyirweho iherezo. Ngira ngo rero hari amasezerano menshi abantu baba bafitanye n'abandi, ariko iri sezerano Amerika aramubwiye ngo rigiye gusimbura andi masezerano yose ufitanye n'abandi bantu, kandi Imana izakurinda ndetse izarinda isezerano yagiranye nawe. Maze kwambikwa impeta nuko mbona ikindi kintu cya gatandatu. Nabonye Marayika akura urukingo kuri Yosiniye, urwo rukingo arangije aramukingira. Murabona urukingo nyine, murabona urukingo runo bakingira abana, zino nkingo badukingiye nk'izi za Covid nyine, gukingira murabibona bino bikorwa n'abaganga. Nabonaga ari urukingo rumeze gutyo. Noneho arangije rero mbona aramukingiye. Arangije kumukingira amubwira aya magambo, aramubwira icyambere ngo Imana ikurinze guhumana. Imana ikurinze guhumana. Imana imurinze guhumana. Narakomeje gutekereza cyane, ese ni gute Imana irinze Vestina guhumana? Mu gihe nabitekerezaga Marayika arambwira ngo ndaza kukwereka ibintu byari bigiye kuzahumanya uyu muntu, murinze guhumana, muraza kubibona. Imana imurinze guhumana. Muri icyo gihe natekerezaga ibyo, nagiye kubona mbona tuvuye aho twari turi, mbona Marayika n'ibintu ngira ngo wenda abantu bajya mu mwuka cyangwa abanyamwuka ibi barabizi, ariko nk'abanyamubiri iyo babyumvishije babifata nk'amakabya nkuru cyangwa bakabifata nk'ibihuha cyangwa ibinyoma, ariko uko wabifata kose ibyo birakureba. Ariko nagiye kubona mbona tugeze ahantu nyine Marayika aravuga ngo aha tugeze ni muri Burkina Faso. Mu buryo bw'umwuka mbona tugezeyo, mbona uburyo umugabo yicaye akaba azengurutswe n'abagore nk'umunani, mbona uburyo umugabo yicaye akaba azengurutswe n'abagore nka batanu, mbona uburyo abantu barimo gusenga ibishushanyo, nkabona abantu bacikiye ingona, nkabona abagore bicaye ku migongo y'ingona, nkabona abandi barimo guterekera ibintu byinshi cyane nyine by'ibizira n'imihango y'abantu bo muri icyo gihugu, cyangwa se imihango n'imigenzo y'abantu bo muri ako gace. Byitegereza Marayika nibwo yatubwiraga, aravuga ati ibi bintu byose ubona ni ibihumanya. Muri iki gihugu abagabo batunga abagore benshi, muri iki gihugu baraterekera, muri iki gihugu bagira ibyo kurya bihumanye, muri iki gihugu barabandwa, muri iki gihugu bagira imigenzo n'imiziro myinshi, muri iki gihugu nabonaga ibinyamaswa n'ibindi bintu bitandukanye. Nkabona abantu bambaye ubusa ku mucanga, nkabona abantu bivumbika mu mucanga bakitaba. Ibyo bintu byose by'imigenzo ya karande aradutembereza, nuko aramubwira ati rero humura, uru rukingo nguteye ni urukingo rw'ijuru, ni urukingo ruzatuma udahumanywa n'ibi bintu ngo bibe byaguhumanya, utandukane n'umwuka wera, cyangwa se utandukane na Kristo, cyangwa se utandukane n'ubugingo ubu w'isi. Aravuga ati rero turagukingiye, iyi ni vaccine, ni ukugukingira. Mubona yuko abantu bajya babakingira, noneho ukabaho indwara ziriho, ariko ya ndwara uba warakingiriwe noneho ntishobore kugira gute kugufata. Akirangiza rero kumukingira no kutwereka ibyo bintu, uko nge byari biducanze nyine kwibaza se uru rukingo n'urw'iki. Marayika aravuga ati nibi ngibi mukingiye. Arangije rero nabonaga ku isi hasigaye ikintu kimwe, noneho aragifata, nabonaga ari ingata.
ingata murayibona, urugata runo rugata abantu bikorera ku mutwe, bikorera ku mutwe. Noneho uru rugata ararufata, amaje kurufata agira gute, ararumuhereza atishyira ku mutwe arikorera. Marayika arangije aramubwira ngo iyi ngata uko uyibonye ushyize ku mutwe wikoreye, Marayika aramubwira ngo uyu ni umutima ukomeye. Aravuga ngo Imana iguhaye umutima ukomeye, kandi Imana iguhaye ubushobozi bwo kwikorera ibibazo. Iyi ni ingata yo mu mutima Imana iguhaye yo gushobora kwikorera ibibazo, nk'umuntu ukiri mutoya, nk'umuntu ukiri umwana, nk'umuntu utaragira. Mujya mubona uburyo nk'abana babahekenyera, ukamukanjakanjira ukamucira mu kanwa, cyangwa ugafata nk'ibirayi ukamunombera, cyangwa nk'inyamaswa ubona ko zitamika ibyana byazo. Ni ukuvuga ngo rero Marayika aramubwira ngo uracyari mutoya, uzaca mu bintu bikomeye, uzahura n'ibirushya umutima, uzahura n'ibigeragezo, uzahura n'ibintu uzikorera mu mutima wawe, haba iby'umuryango washatsemo, haba iby'igihugu, haba iby'umuryango uvukamo, haba iby'ubuzima bwawe, haba iby'urubyaro rw'abazagukomokaho, haba iby'umugabo wawe, haba iby'inshuti zawe, haba iby'amatorero uzasengeramo, haba iby'umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Uzahura n'ibintu byinshi byari kuzagushikamira. Muzarebe iyo wikoreye ikintu ku mutwe udafite urugata, gishobora kugushikamira, hakaza n'igisebe, kandi gukomereka ku mutwe ni ikintu gikomeye cyane. Imana iramubwira ngo nkurinze ibikomere byo mu mutima, nkurinze ibikomere byo mu mutwe no mu bwonko. Iyi ni ingata yo kwikorereraho. Ibizashikama bizashikamira iyi ngata, ibizakomeretsa bizakomereza iyi ngata. Uyu ni umugambi w'Imana wo kukurinda amajya n'amaza. Ibyo byose rero birangiye, nuko Marayika ndamubura, nanjye ngiye kubona mbona mvuye mu iyerekwa. Noneho mu gihe nari maze umwanya ntekereza kuri iyo yerekwa ndimo no gusenga, nibwo ijwi ry'Imana ryambwiraga ngo buriya butumwa bwose ubonye na biriya bintu byose ubonye, ntugire ngo Ishimwe Vestina mwari muri kumwe, ahubwo ni ubutumwa nohereje Marayika kugira ngo abukumenyeshe, noneho nawe uzagende ubumenyeshe nyirabwo. Ngira ngo nakomeje gusenga, mbona numva n'ibindi bitandukanye wenda nshobora kuzageza kuri Vestina twicaranye cyangwa se tuvuganye imbona nkubone. Ariko ibi nicyo cyiciro cya mbere. Ahasigaye twese twakomeza gusengera uyu mukobwa, uyu muramyi. Niba umukunda umusengere, niba kandi utanamukunda nabwo umenye ko Imana iramukunda, kandi gukunda bujya kwanga. Nanjye wanze inshuti yanjye bujya ububaye umwanzi wanjye. Uyu mukobwa mu gihe uzishyiramo kumwanga, uzamenye ko ubaye umwanzi w'Imana, kuko aba bana Imana irabakunda ndetse cyane, kandi Imana ibafiteho umugambi mwiza. Twerekere rero ku musozo w'ubu butumwa, reka turekere aho ngaho, tutagira ibindi tunarenzaho. Ibyo nabonye nafashe umwanya wo kubyandika no kubisengera, n'ibi bintu 7. Imana weho ushobora kubibona mbere, iyi link ukayishyikiriza Vestina, Imana iguha umugisha, kuko bujya ni byiza yuko tugenda duhererekanya ubutumwa bukaba bushobora kugera kuri nyirabwo. Kandi niyo utabikora, Imana yohereje Marayika izanaca inzira n'ubundi ubu butumwa bugire gute, bumugereho. Hari impamvu Imana ibishimye ko buca ku karubanda. Rimwe na rimwe iyo umuntu agwanirijwe ku karubanda, hari igihe Imana imusubiriza ku karubanda. Umuntu iyo bamusebereje ku karubanda, hari igihe Imana imusebura, niko Nyirapasika yavuze, ikamusebura ku karubanda. Iyo umuntu bamutukiye ku karubanda, ujyana n'igihe Imana bamusabira n'imbabazi ku karubanda. Ndetse iyo umuntu asonzeye ku karubanda, ujya Imana iramugaburira akanahagira ku karubanda. Iyo wambariye ubusa bujya ku mugaragaro, bujya Imana inakwambikira ku mugaragaro, abantu babireba nyine n'ubundi ukambara. Bujya n'ubundi iyo umuntu agusohoye mu nzu ku manywa babireba,
burya Imana inakubakira abantu babireba, n'ubundi ukinjira no mu nzu yawe, n'ubundi ku manywa y'ihangu na wa undi wagusohoye nawe abireba. Imana ishimwe rero kubw'umugambi wayo mwiza ku bakozi bayo no ku bantu bayo, kandi nawe Imana igufiteho umugambi mwiza, nanjye Imana ifiteho umugambi mwiza. Ndabakunda cyane rero, reka dusoze dusenga. Nitwa Pastor Sibomana. Ndagushimiye Mana, izina ryawe nirihimbazwe, aya magambo yose n'ayawe turayasenya